reka dushime Imana yo iduhaye amahirwe yo kuba tubashije kugera kuri mikoro ya radiyo. Ni urugamba ruba rutoroshye, Imana yakoze ibitangaza ikaturinda, ikabasha kutunyuza mu mihanda igiye itandukanye, aho umuntu agendera ku binyabiziga bitandukanye. Turashima Imana cyane rero kubera iyo mirimo n'ibitangaza ijuru riba ryakoze, ijuru nirihabwa icyubahiro. Aka kanya turamenyeranye mu kiganiro njyewe turi kumwe, amazina yanjye ni Mbonigaba Yobu. Ikiganiro ni imbaraga z'Imana zindura umutima w'umuntu, nk'uko dusanzwe tumenyereye, kitambuka kuri iyi saa saa moya kugeza saa mbiri kuri radiyo Inkoramutima 107.1 FM. Nshuti bavandimwe, ubushize turimo turaganira aho twarebeye hamwe icyigisho navuga ko ari umugabane wa mbere. Uyu munsi wa none turongeye kugira ngo dusubukure turebe umugabane wa kabiri, turebere hamwe iyi saha duhagazemo cyane. By'umwihariko ubushize twari twabonye icyigisho gifite